Muraho neza abakunzi ba Vuga Time TV aho muherereye ku mpande z'isi, nizere ko mumeze neza, amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi ngiye kubereka umuti wakuvura ibicurane, inkorora, sinezite mu gihe cy'isaha imwe gusa. Ibi bintu byaramfashije, nawe uzabikore bizagufasha, uzagaruka muri komenti utubwire unshimire. Rero ibi uri kubona hano imbere nibyo tugiye kwifashisha, ngiye gusobanurira uburyo ki ngiye kubikora, nawe wabikora kandi ni ukuri birafasha. Nabwiye ko ikintu nzakora kikamfasha nazakerera nzajya nza nkakibasangiza. Ni ukuvuga ngo aha mfite vigise, iyi ni vigise, ushobora kubona iyi vigise, aha nayo ni vigise, ariko byose bikora kimwe. Iyi ni lemoni, iki ni igitunguru cy'umutuku, iki ni icy'umweru, ariko ubaye udafite igitunguru cy'umutuku ushobora kubona igitunguru cy'umweru. Iyi ni gariki, icyo bita tungurusumu, iyi ni tangawizi. Ubwo rero iki ni icyuma ngiye kwifashisha. Uko bikorwa rero ngiye kubereka muri ubu buryo, nibwo ubivanga ukabitogosa, warangiza ugakora uko ndakubwira, ubikoresha iyo umaze kubitogosa. Isaha imwe gusa. Hari umuntu usanga akunda kugira ikibazo cy'amasinezite, ugasanga akunda kugira inkorora idakira, ugasanga umuntu afite ibicurane cyangwa yumva mu muhogo haryoherera, cyangwa yumva ibicurane umuyaga umukubise akumva yafunganye mu mazuru, cyangwa arwaye ibicurane ukabona bigutinzeho. Ibi ngibi ubikoze biragufasha, nanjye byaramfashije. Tubane rero, ntabwo ndabarambira, ni iminota mikeya. Ugeze kuri Vuga Time TV ukore subscribe, share, like, comment, kandi tuzajya tubana umunsi ku munsi. Nawe uhageze ari ubwa mbere, ntugende udasize comment yawe ko wabonye iki kiganiro, icyo wifuza ko ubutaha twaganiraho, kandi ukore na subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro bica kuri Vuga Time TV umunsi ku munsi. Nawe wayikoze tubana umunsi ku munsi, turagushimira ko ukomeza ukagaruka kubana natwe. Reka tubane rero muri iki kiganiro. Nk'uko nabibabwiye rero, ngiye gutangira. Aya ni amazi ari mu isafuriya tugiye gushyiramo muri ubu buryo ngiye kubereka. Turafata iyi tangawizi yacu tuyikatire mu mazi, ariko biba byiza ufite rape ukarapa. Ni ukuvuga ngo ufite rape ukarapa ntabwo bikugora, urarapa vuba vuba, ukarapa tangawizi yawe ukayirapira mu mazi. Wamara kuyirapira mu mazi, ugakurikizaho tungurusumu. Tangawizi irakaze. Iyi tangawizi, ubutangawizi butoya buba ari ubutangawizi bukora cyane, akantu gato cyane cyane, iyo urigase uhita witsamura. Zitandukanye na bya bitangawizi binini. Urabona ko narayibitse iramerera, ariko iracyakora cyane. Hari ubwo umuntu avuga ngo atera tangawizi ngo yakore, ko twe hano mu bihugu byo hanze se wahingaye nta mirima. Ariko izi tangawizi ugiye kugura ukabona tangawizi ntoya, nizo zikora kuruta bijya bitangawizi binini. Bijya binini niba ari ifumbire bashyiramo, niba ari imiti, ntabwo bikora nk'utu dutoya. Utu dutoya n'ubwoko bukora kandi bw'umuti. Ubwo rero gushaka umuti uzarebe ngo uzabona tangawizi ntoya zitandukanye na bya bindi usanga ari binini bijya gusa ubona biri kuyaga. Iyi ntiyaga, urabona ko ni tangawizi ntoya kandi ntabwo iyaga, ya yindi iba ari binini biyaga. Ubwo ngubwo icyo tugiye gukurikizaho, ngiye gushyiramo izi tungurusumu. Nazo rero icyo ndakora ni ukuzirapa kugira ngo nyine mu mazi yacu, aya mazi tugiye dukoresha, nari nabyogeje. Ugomba kubanza ukabyoza kugira ngo nyine mikorobe cyangwa imyanda ive. Urabona ko zimeze neza, nazitonoye, byose nabiteguye. Urazirapa. Utu dutangawizi natwo, utu dutungurusumu ni tungurusumu ntoya. Urabona ko habaho ibitungurusumu bimwe binini, ugasanga igitungurusumu ni kinini kimwe kingana n'igipfunsi cyanjye gutya, ariko utu dutungurusumu duto natwo turakora, turahumura cyane. Ubwo rero ugiye no kugura ushaka gukora umuti, ugomba kureba utungurusumu dutoya
nitwo twiza dukora, mbese ku buryo umuti turi gukora urumva ni umuti ushaka gusukura mu ijosi, kuremo mbese ni nka mikorobe ziba zafashe umuntu nyine umuyaga, ugasanga nyine umuntu yafunganye iki. Rero uyu muti ugiye gukoresha uraba ku buryo uwuhumurijeho usomyeho iki uba umeze neza ukuvura. Turangije gushyiramo, twabanje tangawizi, dushyiramo tungurusumu. Iyi ndimu yacu ikintu dukora turayifata tuyikate, urayikata uyitambitse, ukayikata gutya uyitambitse. Wamara kuyikata uyitambitse ugakamuriramo amazi. Wamara gukamuriramo amazi yose wayakamuriyemo amazi yose wayakamuriyemo, ibi ntubita nabyo ubirambika mu mazi. Nababwiye ngo dufite igitunguru cy'umutuku, dufite n'igitunguru cy'umweru, ariko byose bikora kimwe mu byo wabona byo nta kibazo, birakora neza. Ubwo rero icyo ngiye gukoresha hano, igihe igitunguru cy'umutuku nkunda kukirya muri salade, icyo ngiye gukoresha hano ngiye gukoresha igitunguru cy'umweru. Nta kundi urabigenza, icyo ukora ufata igitunguru cyawe ugakata, igice cy'igitunguru kirahagije, ari igitunguru kinini ntabwo ugombera ngo ushyiremo igitunguru cyose, iki gice kimwe kirahagije. Nacyo icyo ukora, ngiye kugikuraho ibi bishishwa noze, nimara gukuraho ibi bishishwa nkacyoza, nindangiza nkirapiremo. Icyo ngiye gukora ni ukukirapiramo, ukarapa igitunguru cyawe ukamenya ko nyine nacyo. Ibi ngibi nitubishyira ku muriro ngo tubibize biratworohera, kuko tuba twabirapye byose, biba byamaze gukora mu mazi, nyine mu mazi bisigaje ari ukubira gusa. Vigise rero nababwiye ngo ziri ubwoko bubiri, iyo ariyo yose wabona ari vigise irakora. Ntibigombera ngo ni vigise, ngo bigombera ngo iyi vigise uyibuze ngo umuti ntukunda, birakunda. Vigise yose ufite ibasha gukora. Urabona ko ngewe kubera ko vigise iramfasha cyane, haba ku mugongo cyangwa ku muhogo, murabizi ibyo vigise ikora nyine. N'umuntu yavunitse agasigaho ka vigise burya biramworohereza. Rero no muri uwo muti w'inkorora, ibicurane, sinezite cyane birafasha. Uko mbigenza ngewe ni ukuba ndafata ikiyiko kimwe cya vigise nshyiremo muri ibintu byose namaze kuvanga, koramo. Ufite akayiko gatoya nako kakora, ngewe nuko nta kayiko gato mbonye hafi, ariko ikiyiko kinini ntabwo wakuzuza cyane, cyangwa n'akayiko gato ugashyiramo kamwe gusa. Urayishyira mu mazi, uyashyira muri ya mazi yawe. Uyu muti ndi gukora mu rugo uradufasha. Umuntu wese numvise atangiye kuzana umwana wanjye njya amushyiramo, ufite nk'umwana w'imyaka 3, 4, 5 gutyo, uri hejuru y'imyaka 3, ntabwo yajyamo wenyine. Ubwo icyo turakurikizaho, kanze mbanze mbifunge maze babwire icyo turakurikizaho. Ubu ndarangije byose kubishyiramo, ya vigise nayishyizemo, ibintu byose nabishyizemo, naretse ukuntu nabishyizemo. Ngiye kuzana umufundikizo mpfundikire, ndapfundikira, nindangiza nereke mu mashyiga ngira ngo mwabibonye cyane. Ubu ngubu rero mu mwanya mutoya biraba bibize. Nibibira rero, ikintu dukora icyo ndababwira mu kanya, ndabereka nibibira ikintu umuntu ahita akora, ugahita ushyira mu isaha imwe ukagubwa neza. Kubibiza rero ntabwo bigombera ngo birabira iminota 5 cyangwa iminota, biterwa n'ishiga yatetse, aho uri guteka ku nkwi bigira vuba, cyangwa uri guteka kuri stove nka gutya kuri gaze, ariko urabizi ko ku makara bigenda gake. Ariko icyo ugomba ni uko ubibiza kugira ngo indimu, igitunguru, tungurusumu na tangawizi na vigisi
byose washyize hamwe byivange bibire bihinduke mbese umuti. Ndangiza mbere ku kuntu umuti uwukoresha ugakira. Nk'uko uri kubibona rero kuri kamera, aya ni ya mazi yacu twavanze arimo tungurusumu, tangawizi, igitunguru na vikise byabize, kugira ngo ubona ko amazi yabize. Amazi yacu yabize rero, ikintu tugiye gukora tugiye kwiyuka. Sinzi niba waba warigeze kumva ijambo kwiyuka. Kwiyuka tugiye gukora, tugiye gufata aya mazi yabize byivangavanze bya bindi byose nashyizemo, nyashyire mu ndobo. Nimara kuyashyira mu ndobo, icyo ndakora tuyasukamo yose, urabona ko yivangavanze, umuti wabaye. Icyo ndakora rero, hano uba ufite ikiringiti kikuvurira, akaringiti kameze neza. Ikindi kintu cyose icyo ari cyo cyose wabona ushyiramo, urabona ko hari kuzamuka umwuka ushyushye, ugiye kwiyuka. Wiyuka gute rero? Ufata ikiri buranketi ugiye kukitwikira hejuru, noneho umwuka wanjye urajya uhura na mwuka ushyushye, harimo bya bintu navanze nababwiye. Noneho ndajya mvuga ngo urasama, mbese ugahumeka wa muti wakoze. Iminota 30 uragenda ukoza mu muhogo, ugasukura mu mazuru, ugafungura umutwe. Urabona ndambaye, ariko ubundi ushatse hejuru ushobora kuba ugakenyera nk'akantu gaciriye hejuru y'amabere, cyangwa ubishatse uko byaba ushaka wambara ikintu hasi, hejuru hakaba harangaye, kugira ngo wa muti uragenda ugakora mu mubiri byihuse. Umaramo iminota 30, ariko njyewe ndamaramo iminota 5 kugira ngo mbereke ubwiza. Birafasha n'umuntu ushaka kugira mu maso heza, n'umuntu ushaka kugira ngo nyine, urabona ibintu duhumeka ibiki, wagufasha n'ubundi. Ariko cyane cyane ikintu ufasha niyo mazuru yafunze, ufite inkorora, afite ibicurane, wakubiswe n'amazi ukumva urafunganye. Bifasha mu buryo bwinshi. N'umutwe, hari ukuntu wumva umutwe uri kukurya wumva umutwe wawe ukize. Ariko cyane cyane ikintu nabonye umfasha ni uguhita nafunganye, mbasha gukira. Ubwo rero nabayemo iminota 5, ntabwo byose nabereka kuko nabwiye ko nshaka kubarambira. Iyo iminota 30 ishize wamazemo, icyo ukora urihanagura. Naswetinze mu maso, urihanagura. Ntabwo wihanagura rero ngo uhite ujya gukaraba, urihanagura ugata wambara ibintu bishyushye. Nyuma y'isaha utangira kumva utangiye guhumeka neza, utangira kumva umeze neza, utangira kumva nta kibazo, mbese ukumva kwa kundi rero uri guhumeka, ya masinezite yankurura ukumva ntabyo. Ubwo rero wowe wabanye nanjye, uyu muti uzagufasha. Nuhura n'iki kibazo uzagaruka muri komenti utubwire. Sawa.